Ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Gastrite TV, ni sheni ya YouTube igenda ikugezaho byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'ubuzima, ku ndwara zigiye zitandukanye ndetse n'ibyagufasha mu kuba wagira ubuzima bwiza. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe muri izi video, usaba kuba wakora subscribe kugira ngo n'ubundi ubutaha dushyiraho n'izindi video zizajya zihita zikugeraho mu buryo bworoshye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'indwara y'igifu. Turaza kureba ari ibihe biribwa ugomba kwirinda ndetse n'izindi nama zigiye zitandukanye mu gihe ushobora kuba urwaye igifu ndetse n'uko wabyirinda. Guhaye ikaze rero, reka tubanze turebere hamwe byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi ndwara. Nyuma yaho ndaza nkubwira ibinyobwa cyangwa ibiribwa ugomba kwirinda kugira ngo ubashe kuba wakira igifu ndetse na byinshi bishobora kuba byagufasha kugira ngo igifu cyawe kitabasha kuba cyakuzahaza. Abantu bose rero ntibagira igifu kingana, ingano igenda itandukana kuri buri wese. Mu bihe bisanzwe igifu gishobora kwakira hagati ya litiro 1 na litiro 2 z'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa uba wafashe. Igifu kandi kirakweduka ku buryo gishobora kwakira hagati ya litiro 3 kugera kuri litiro 4 z'ibyo kunywa no kurya ushobora kuba wafata. Ariko iyo gikwedutse cyane bikaba byatera ibibazo. Ni hamwe umuntu yumva yabyimbye inda, rimwe na rimwe akarwara ikirungurira kuko igifu kiba kiremerewe n'ibikirimo bituma kitabasha kubivanga neza nko kubisya, bityo ngo bikomeze bigabanuka mu gifu, ari byo bita indigestion mu rurimi rwo hanze. Ese iyi ndwara iterwa n'iki? Kugira udusebe mu gifu ari byo bita gastric ulcers biterwa ahanini n'ibi bikurikira. Helicobacter pylori ni utunyabuzima two mu bwoko bwa bagiteri twibasira igifu, tukaba twatera uburibwe bukomeye mu gifu ndetse na infection. Izi bagiteri iyo zibasiye igifu zigenda zishimangira impande z'igifu, ariko hagenda hacika udusebe. Ibi bikaba biteza ikibazo cyane. Ikoreshwa cyane ry'imiti igabanya uburibwe cyangwa ububabare nka ibuprofene, diclofenac na aspirine n'indi yo muri ubwo bwoko. Nubwo iki kibazo gikunda kuba ku bantu bakoresheje iyi miti igihe kirekire cyangwa habayeho kunywa imiti myinshi irengeje urugero. Ku bantu bahora bahangayitse ndetse batishimiye ubuzima babayemo, cyangwa se abantu bakora akazi kavunanye batajya babona umwanya wo kuruhuka uhagije, baba bafite ibibazo byinshi byo kuba bazana utwo dusebe two mu gifu. Kunywa itabi ndetse no kunywa inzoga cyane. Ikindi ni uko abantu barwaye kanseri y'igifu nabo bafite ibyago byinshi byo kuba barwara utu dusebe. Dore bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko ushobora kuba urwaye igifu. Igihurirwaho na benshi rero ni ukugira ububabare bukomeye mu gice cy'inda yo hagati ndetse n'ahazamuka hegereye mu gatuza. Ubwo bubabare rero bukabuza bukagenda. Ibindi bimenyetso twavuga harimo kubura apeti, kugira iseseme, guta ibiro, rimwe na rimwe kwituma amaraso. Uburwayi bw'igifu ni uburwayi busaba kwitabwaho mu mirire yawe. Reka tuze rero turebe ibiribwa ugomba kwirinda niba ujya ukunda kugira uburwayi bw'igifu. Kimwe ugomba kwirinda cyane ni urusenda ndetse n'ibiryo birimo urusenda ukabigendera kure. Ese kubera iki ugomba kubyirinda? Burya ibiribwa birimo urusenda nabyo kubirya urwara igifu bituma kirushaho kukurya no kuba ibimenyetso byacyo byakwiyongera. Ni byiza ko wakwirinda kurya ibiryo birimo urusenda kugira ngo ugabanye ingaruka rushobora kuba rwagutera. Ikindi cya kabiri, ibiryo bikaranze cyangwa byatetswe mu mavuta gusa. Burya ibiryo byatetswe mu mavuta bigora mu igogora cyane, bikananiza igifu. Ibi bigaterwa n'ibinure biba biri muri ayo mavuta. Ni byiza ko wakwirinda kurya bene ibyo biribwa mu gihe ufite uburwayi bw'igifu, cyangwa se ukabishyira ku kigero gito kuko bishobora gutuma igifu kikuzahaza. Ikindi cya gatatu ni ibiribwa ndetse n'imbuto bibamo aside. Burya ibiribwa n'imbuto bibamo aside cyane cyane nk'indimu, inyanya ndetse na vinegere ni bimwe mu biribwa bishobora kwangiza igifu. Burya kurya ibiribwa n'imbuto bibamo aside byangiza igifu ndetse bikaba bishobora gutuma kirushaho kwangirika cyangwa kikakubabaza kurushaho. Ikindi cya kane, ugomba kwirinda inzoga.
Ku murwayi w'igifu burya inzoga ni mbi kubera ko ishobora gutuma igifu cyangirika kurushaho, aho inzoga igira uruhare mu gutwika inyama z'igifu iyo kirwaye. Nta kigero cy'inzoga cyiza ku murwayi w'igifu, bibaye ngombwa wazireka burundu, ko inzoga ni kimwe mu bintu byangiza igifu mu buryo bukomeye. Ikindi cya gatanu ni icyo bita kafeyine. Uko kafeyine ituma igifu kivubura aside nyinshi, uko iyo aside iba nyinshi niko igifu cyangirika. Bibaye byiza ku murwayi w'igifu kunywa ibinyobwa birimo kafeyine, yabigendera kure ku buryo bwose bushoboka, kuko kuyinywa bituma igifu kirushaho kwangirika. Ikindi ni uko ibiryo byakorewe mu nganda cyangwa bipfunyikwa igihe kirekire nabyo yabyirinda. Burya bene ibi biryo ahanini byongerwamo ibinyabutabire bituma bibikwa igihe kirekire bitangiritse cyangwa ngo bibe byabora. Nanone bimwe na bimwe byongerwamo ibinure kugira ngo bigire uburyohe. Ibi rero bituma biba ibiribwa bibi ku muntu urwaye igifu. Ikindi cya karindwi, agomba kwirinda amata yapfuye. Amata yapfuye cyane cyane aha twavuga nk'ikivuguto, ayo agora igifu kuyagogora, kandi uko amara igihe niko acide lactique ibamo nyinshi. Ibi rero bikaba bishobora gutuma igifu kirushaho kukurya no kuba cyarushaho kwangiza inyama zacyo mu gihe ushobora kuba wayanyweye. Ikindi ni uko ibiryo birimo amavuta menshi, aha twasangamo nk'ifiriti cyangwa amacipusi, ibirayi byokeje mu mazi y'amavuta, ubwo ni ifiriti z'inkoko. Ikindi ni uko harimo ibivuguto nk'uko twabibonye. Inyama nazo si nziza ku muntu urwara igifu, kuko nazo twabonye ko zimara igihe kinini mu gifu kandi bikaba byacyangiza. Ikindi twabonyemo wenda ni ibiryo bikaranze cyangwa birimo ibirungo. Harimo ibirungo bigiye bitandukanye akenshi bikoreshwa mu Rwanda, murabizi. Hari ibikozwe abenshi bakunda kwifashisha mu masosi, harimo za tomato paste, harimo na za piripiri. Ibi birungo rero bitera ubusharire n'uburibwe. Inzoga zo harimo amadivayi, harimo itabi, byo mugiye mubizi. Ikindi ni uko amafanta ndetse n'ibindi binyobwa byifitemo gaze ugomba kubyirinda. Aho harimo amafanta, amacoca-cola, sprite n'izindi bigiye bifite gaze, wabyirinda mu gihe ukunda kurwara igifu. Ikindi ni uko harimo kawa ndetse n'ibyayi. Ibi nabyo biri mu byo twabonye byifitemo kafeyine ugomba kwirinda, kuko byongera aside mu gifu. Ibiryo by'akajagari cyangwa byihuse, ibyo bakunze kwita fast food, ahangaha twasangamo ibyo bita hamburger, amapiza. Ibi akaba ari ibiryo bitujuje intungamubiri kandi biba byoroshye kongera aside mu gifu. Ikindi ni uko imbuto zikarishye cyane ndetse n'imitobe yazo, harimo indimu, marakuja, inanasi, pome zikarishye cyane, ndetse n'ubundi bwoko bw'amaji nabyo byongera aside mu gifu. Inama rero nakugira, ugomba guhitamo ibiryo byoroshye mu gifu, harimo ibishyimbo bidafite amavuta menshi, umuceri, imboga zitetse neza, inkoko idafite uruhu, amafi yokeje cyangwa atetse mu isupu, apana yayandi akaranze. Ikindi ni uko ugomba kurya gahoro, ukarya inshuro nyinshi aho kurya byinshi ukaba wabirira rimwe. Ikindi ni uko ugomba kunywa amazi bihagije, ariko wirinda kuba wanywa menshi cyane igihe uri kurya. Agerageza kwirinda kuryama ako kanya nyuma yo kurya. Ugomba gutegereza nibura amasaha 2 kugera kuri 3 mbere y'uko ujya kuryama. Ni izi nama rero nagira ngo nkugire wowe urwaye igifu, ukaba ukunda kurya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini utazi ko bishobora kuba byakwangiza igifu cyawe. Tuzasubire ubutaha. Yari Gastrite TV. Tuzajya tugenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha ku byerekeranye n'ubuzima bwawe.